tumaze iminsi tuganira. Buri gihe nababwiye ko mu biganiro byanjye babwira tuvuga ibintu abantu batinya kuvuga. Kuva mu missionnaire yaza mu 1900 akatwomekaho icyaha, akatubwira ko hari icyaha cy'inkomoko twavukanye nacyo. Nta cyaha cy'inkomoko umwana w'umunyarwanda avukana nacyo. Umwana wese avuka ari umwere, akaza kuri iyi si nkundi. Nta mwana uvuka ugiye gutegereza Yesu, umwana w'umuzungu ngo wavutse, ngo wavukiye i Nazareti, ngo azaza ngo agukize. Uwo Yesu ntawe. Uwo Yesu wagupfiriye, nshuti zanjye, ntawe. Uwo Yesu dushyiraho ibyaha ngo azaza dukize ibyaha tutagira, Yesu ntawe. Ni imyumvire umumisiyoneri yatuzanye adushyiramo. Amashuri yaduhaye agomba kuduhumura tukirebera ukuri. Gusambana niho Imana ivukira, niho Imana ibyarira. Araza bitugezamo icyaha, abitugezaho ikintu kidashoboka. Abo bamisiyoneri, abo bapadiri, nta bagore bagira, nta miryango bagira, akaba aribo baza kutwigisha uko twubaka umuryango. Akaba aribo baza kutubwira ko ubusambanyi ari icyaha, kuko bo batabikora. Ubusambanyi ni ukubyara umwana w'Imana. Nta handi umwana avukira. Nta cyaha kirimo. Mukomeze munkurikire, twungurane ibitekerezo byubaka mu ntekerezo yacu nk'abanyarwanda. Munkurikire rero kuri my YouTube channel Ndizeye Rubasha.